twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo. Dushimira Imana cyane yongeye kuduhereza uyu munsi twatugihumeka umwuka w'abazima. Iyo Mana yacu yabikoze nihabwe icyubahiro. Dushimiye Imana rero kubona Imana abanye natwe ikaba idushoboje kuba turi kuri uyu murongo tubasha kuvuga tugagira umwuka winjira ndetse n'usohoka. N'ubuntu bugeretse ku bundi Imana yakoze. Reka rero mbere yo kugira icyo tuvuga uko yavuze ngo icyo muzakora cyose muzagikore mu izina ryanjye. Nanjye rero reka nisunze iryo zina ry'Uwiteka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Yesaya 55 umurongo wa 6 ndetse turageza hepfo gato ku murongo wa 8. Haravuga hati: nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo mwibwira sibyo nibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, ni ku Uwiteka avuga. Amen. 60 Yesaya 61 umurongo wa mbere kugeza hepfo kwa 2. Ni umurongo mugufi ariko urimo amagambo meza kandi nkunda cyane. Nawe mera utegera amatwi iri jambo uramenya impamvu y'Imana dusigiye iri jambo. Turasoma Yesaya 61 umurongo wa mbere kugeza kwa 2. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Ndasubiramo: umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima yabo, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Amen. Data wera, Mana nziza, Mana igira neza, warakoze kuko wandinze muri byinshi, ukaturindana na bene data n'abaki bacu, ukarinda imiryango yacu, ukarinda isi duturiye, ukarinda igihugu n'umudugudu turimo, ukabemeye kuri amasaha muri uyu mwaka, muri ukwezi kwa 12 dusoza uyu mwaka. Turagushimiye kugira ngo ubihererwe icyubahiro. Ibyagomba kudutana ni byinshi, ibyaduhigaga byari byinshi, ariko waturinze muri byose, uhererwe icyubahiro. Mwami, nongeye kwereka bene data n'abaki bacu aho bari hirya no hino, mwereke imiryango yacu aho iri hirya no hino, mwereke abavandimwe bose aho bari hirya no hino, kugira ngo Mwami Yesu Kristo Mana ubagendere kandi ubasange, ubakomeze. Komeza utwiteho, iri jambo twumvishe ni rigufi ariko uryagure mu mitima yacu, ribashe kutugenga no kutuyobora. Ngo niwe wigaragaze Mwami, uyu mwanya ube w'agaciro kandi ube uw'umugisha ku baratwumva n'abadukurikiye, kugira ngo Mwami byose bikubere iby'agaciro, bitubere iby'agaciro, bitume icyubahiro n'ikuzo bigomeza kuba ibyawe n'iteka ryose. Ngaho bana natwe utuyobore, udukomeze, uduhane umugisha n'abatwumva n'abazatwumva bose, ko tubyambaje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Reka mbere kugira icyo tuvuga twongere tubasuhuze mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ngiye mubona ku banzi n'abatanzi, nitwa Dusabe Damien, abandi mwene so muri Kristo Yesu. Nkaba nshimiye Imana cyane yongeye kuduhereza uyu mwanya kugira ngo tubashe kuganira amagambo meza, ariko
mbere yo kuganira aya magambo nagira ngo dushimire Imana. Twatangiye uyu mwaka wa 2023 wari umwaka ukomeye, wari umwaka uturuhije, wari umwaka ugoye, harimo byinshi byagomba kuduhitana. Twarahizwe, duhirwa bukware, ariko Uwiteka arahaba. Twaravuzwe amagambo atari make, Uwiteka arahaba. Twakoze ingendo zitandukanye, tujya mu makampani, mu mirimo itandukanye. Abenshi muri twe bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye, ariko reka dushimire Imana ko yabaye umurengezi. Imana igira neza. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ntarenganya. Abantu bakuvuga bakubeshyera, abantu bakurenganya, ariko Imana yacu ntirenganya. Imana yacu igira neza. Umuntu agucukura urwobo, ariko Imana ikagucira kanzu. Umuntu arakuvuga kuva kunegura, akuvuga ibibi, ariko Imana ikakuvuga ibyiza. Kuko Imana yaravuze ati, ese wabonye umukiranutsi wanjye Yobu ukuntu anyubaha kandi akanyumvira? Abantu bakibaza ko Yobu kumvira Imana ari uko hari ibintu yamuhaye, hari ubutunzi yamuhaye, ariko Yobu muri byose yakomeje kwiringira Uwiteka. Natwe twiringiye Uwiteka rero, kandi tukomeza gusenga. Ni ukuri Uwiteka aratwumva, kandi Uwiteka akaba mu ruhande rwacu. Ntabwo uyu mwanya nabahuriza ubuhamya ngo tubone umwanya kubivugaho kuko bwakwira bugacya, ariko mu kanya gatoya ngize ngo dufatanye gushimira Imana, nuko Imana yahabaye. Reka mbere yo kugira icyo tuvuga, manze nshimire abakozi b'Imana muri rusange. Abakozi b'Imana ndabashimira, abakora umurimo w'Imana bakitanga, bakihangana. Ni ukuri Imana ibahereze umugisha. Gukora umurimo w'Imana ni umugisha mwiza, ariko ni umurimo mwiza, ariko ukanaba umurimo utoroshye. Niyo mpamvu mbwiye abakozi b'Imana uti Imana ibahereze umugisha. Se umugisha abakorera Imana muri rusange, se umugisha abaririmbyi muri rusange, se umugisha abakristo muri rusange, abatubaye hafi bose, kugira ngo tubashe gukura no gukomera mu buryo bw'umwuka no mu mubiri. Ndabashimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni ukuri ijambo ry'Imana rivuga ngo abana b'Imana ni abana ni ubwoko butura ukwabwo, kandi ntabwo ari byiza ko ujya kubunza amagambo yo no hino, ahubwo biravuga ngo hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi, nagendane niyicarane n'abakobanyi. Kandi nanone zo bigatubwira ngo uzahagarara ku musozi w'Uwiteka ni umuntu utanduye, udafite amaboko yanduye, kandi udashyushya inkuru ya mugenzi we. Nimba wumva ikiri ku mugenzi wawe ukabasha kumusanga ukamwunganira, ni byiza ko abantu babana mu rukundo kandi mu bumwe. Rero turanga ku bwanyu. Ni ukuri iyi channel yacu Umubwiriza Online TV, kandi ari nayo channel yanyu. Ni ukuri twayiteguye kubw'umugambi w'Imana, kubw'umugambi w'agakiza, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza, uwizeye akabatizwa azakizwa. Natwe twabonye ko tutashobora kugenda hirya no hino, tudafite amaguru yagera mu isi hose, tudafite uburyo twagera hirya no hino mu masiteti atandukanye, mu bihugu bitandukanye. Duhitamo gukoresha ubu buryo rero ni ukuvuga ngo badukurikira ku isi yose, abashaka kutwumva bose baratwumva. Ari ab'Igoma turabumva, ari ab'Igisenyi, Ruhengeri, isi yose dukurikira ijambo ry'Imana biciye ku murongo nk'uyu nguyu. Ni ukuvuga ngo rero kino gikorwa Imana ishimwe ko yabishimye ko ntabwo turi ku musozi nk'ahangaha, turi ahantu nk'aha tutabasha kumva no kubona ijambo mu buryo butworoheye. Imana ishyizeho buno buryo kugira ngo ijambo rivugiye i Goma ritugereho ako kanya, ijambo rivugiye i Gisenyi ritugereho ako kanya, ijambo rivugiwe Ruhengeri, ijambo rivugiye i Kigali, ijambo rivugiye Denmark, ijambo rivugiye Norvège, ijambo rivugiye everywhere. Bakoresheje ikoranabuhanga turumva kandi bikatugeraho, ke tukanyurwa, tukamenya ko abakoze b'umurimo, kandi Imana gifite umurimo mwinshi w'agakiza mu bugingo bwacu. Imana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Rero reka nangire
mvuga ngo mbifurije umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2024. ni ukuri muzawurye ntuzabarye. uwo mwaka wa 2024 uzababere umwaka w'amahirwe n'umugisha, uzababere umwaka mwiza, uzababere umwaka wo kubonana n'Imana, uzababere umwaka wo gusurwa n'Imana, uzababere umwaka w'ibyiza mwifuza. icyo muzasaba cyose muri mu gushaka Imana, Imana izababe hafi, Imana izabakomeze kandi Imana izabagire neza. Tuhuje imiryango yacu iri hirya no hino mu mpande enye z'isi cyangwa se mu bihugu bitandukanye. Ari abatubyaye mu mubiri, ari abatubyaye mu mwuka, mwese turabasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Dusuhuje abakozi b'Imana tubasabira umugisha, dusuhuje abera bose tubasabira umugisha, vuga ngo umugisha n'amahoro biva ku Mana bizomekane namwe muri uyu mwaka, guhera mu kwezi kwa mbere ku mwaka w'ibihumbi 2024. Imana izayobore urugendo rwanyu, kandi ibitaragenze neza muri uyu mwaka ushojwe, muri mwaka urangiye, Imana izabakize, Imana izabafashe kugira ngo uriya mwaka dutangiye wa 2024 uzabe urugendo ruhire, uzabe umwaka mwiza, uzagere kuri byinshi wifuza, uzaba umwaka w'amata n'ubuki, amata ku ruhimbi, imirimo y'intoke zanyu Imana izayihire. Hano twumvishe amagambo meza, amagambo y'ukuri, amagambo atwubaka, ari n'amagambo ngira ngo dusorezeho, dusoza kano gace ko gushimira no kubasuhuza no kubabwira ati amahoro y'Imana. Ijambo riri muri Yesaya 61 aravuga ati umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge. Ni ukuri umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza no kubwira abantu umwaka w'imbabazi. Ibintu byose bitagenze neza, ibyo wanyuzemo byose bidakwiriye, bidatunganye, bikaremerera abantu ndetse n'Imana, ndakubwira ngo uyu mwaka wa 2024 uzakubera umwaka w'imbabazi, uzakubera umwaka wo gusurwa n'Imana, uzakubera umwaka wo kubonana n'Imana, uzakubera umwaka wo kugendererwa n'Imana, uzakubera umwaka wo gusurwa n'Imana. Imana izabane nawe, ikugenderere, igukomeze mu rugendo rwawe. Ngo yantumye no kubwira no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no kubabwira mwebwe mutarabona agakiza, mwebwe mukiboshwe na Satani, mwebwe mugifunzwe, mwebwe uribaza ngo kuba uboshwe ngo nukuba uri amapingu, imigozi kuriho, amaboko inyuma cyangwa kwambitse amapingu gutya. Oya, umwuka w'Imana uri kuri nge kugira ngo menyeshe imbohe umwaka w'imbabazi. Yemwe mwabantu mufunzwe n'iminyura Satani, yemwe mwabantu mufunzwe n'amagambo, mugenda mukwirakwiza amagambo njye no hino, ukavuga ibiriho n'ibitariho, Imana ikubabarire. Je gukubwira umwaka w'imbabazi. Ye wa muntu we uhangara gushyushya inkuru za mugenzi wawe, mwene so mwasangiye kabisi n'agahiye, mwene so mwasangiye ibere, mwene so musangiye data, mwene so musangiye ababyeyi, mwene so murira meza y'Umwami hamwe, mwene so ukagenda umubunza, ukagenda umukwirakwiza no hino. Ndakubwira ngo Imana ikubabarire. Uyu mwaka nje kukubwira ko ari umwaka w'imbabazi. Imana ikubabarire, Imana igufashe, Imana igukomeze. Ese kuvuga mwene so, wowe abarinje bakuvuga ibingana ute? Kutunga mwene so urutoki rumwe, izi gutunga n'izingahe? Zibare ubashe kumbwira ibyo urega mwene so, wowe hirya bakurega ibingana gute? Ndakubwira ngo emera wakire imbabazi z'Imana, kuko nje kukubwira ngo uyu ni umwaka w'imbabazi. Imana ikubabarira cyane. Nje kubwira abari mu nzu y'imbohe ko yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Amen. Mwene data mushiki wacu, nimba ari umuntu uguhemukiye, nimba ari umuntu ukugiriye nabi, mubabarire, umubwire kuko nawe atari wowe. Satani yakwaritsemo
ariko ndakubwira umwaka w'imbabazi, ndakubwira ko ndi imbabazi Uwiteka, Imana ikubabarire, kuko Uwiteka niwe uzahora, ntabwo ari twe duhora. Ntabwo ngiye mfite umwuka kugira ngo umuntu imagire nabi nanjye mwiture, nimunagire nabi nanjye nihorere. Biratubwiye ngo Uwiteka niwe uzahora, kandi guhora k'Uwiteka kuraje. Abo bantu muri kurenganya mubabeshyera ibihari mukabavuga ibiriho n'ibitariho, Uwiteka agiye kuza kwihorera, guhorera abana be, kandi azahoza amarira y'abarira, amarira twarize ku maso. Uwiteka agiye kuza kuyanagura, ahoza abarize. Ndakubwira ngo wewe uri mu bihugu bitandukanye, uri hirya no hino, uri kurira, urizwa n'amagambo, urizwa n'iyi si idatunganye, urizwa nuko abagomba gukora umurimo Satani ari kubahiga, Satani ari kubashaka. Ayo marira yawe Uwiteka agiye kuza kuyahoza. Mwene data, ayo marira warize Uwiteka agiye kuza kuyahoza. Mushiki wanjye, ayo marira wahoze Uwiteka agiye kuza kuyahoza. Ese ugira ngo mwene data, mushiki wanjye, iyo ataza kuba Uwiteka, tuba twarapfuye, tuba twaribagiranye, ahacu haba harashize, kuko isi yari twasamiye, turi hafi yo kugwa muri rwa rwobo. Ariko Umwami Imana adufata ukuboko, aratuzamura, aravuga ati humura, ndi Uwiteka kandi kumwe nawe. Abo Uwiteka yafashe ukuboko mwese mumfashe dushimire uwo Mwami. Imana y'umugisha kandi bakomeze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Hano muri 55 haravuga hati ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Ndababwira ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi, kuko Umwami Imana ari Imana igira neza. Umwami Imana ari ku rugi arakomanga kugira ngo ukingura yinjire iwe basangire. Emera nawe uko ukingure, Yesu gukomanga yinjire muri wowe musangire. Nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, areke ibyaha bye. Ukiranirwa areke ibyo yibwira. Ukiranirwa agikora ibyaha, akiri mu mafuti, akifite inzika, agifite ishyari, agifite urwango, agifite igomwa, nareke ibyo yibwira. Ni by'akanya gato kandi bigiye gushira. Agarukira Uwiteka, nawe aramugarukira. Garukira Uwiteka, nawe aramugirira ibambe. Ugarukire Imana yacu, kuko izamubabarira rwose. Ngo yewe umunyabyaha, yewe ukiranirwa, yewe ugikora ikizira, shaka Uwiteka bishoboka, garukira Imana, umwambaze akiri bugufi. Ukiranirwa areke ibyo yibwira, ngo ugarukire Imana yacu, ngo kuko Imana yacu nayo izagarukira, kandi Imana yacu izakubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Uwiteka aravuga ati mureke ibyo mwibwira, kuko imigambi yanyu itandukanye n'imigambi y'Uwiteka, inzira zanyu itandukanye n'iz'Imana. Ukiranirwa areke gukiranirwa, ukora ibyaha areke ibyaha. Ugarukire Uwiteka, Uwiteka nawe arakubabarira, kandi arakugirira ibambe rwose pe. Arakugirira ibambe, akubabarire, agukorere ibicumuro byose n'ibyaha byose. Ahubwo ikibazo ufite nuko muza nimwihane, nimwature bivuye ku mutima, mukajya muri kubeshya Imana, naho muri kubeshya abantu, muri kubeshya umuntu umeze nkawe. Biravuga ngo umuntu ukora ibyiza anezeza mugenzi we umeze nkawe, n'ukora ibibi agakorera ibibi mugenzi we umeze nkawe. Ariko biravuga ngo mbese niba ukiranuka uhaye Imana iki? Ese niba ukiranirwa hari icyo twaye Imana? Imana ntabwo igihomba, Imana ntabwo ijya ibura abantu.
nudakorera Imana njyewe nzayikorera, nudakorera Imana amabuye azayikorera, nutavuga Imana njyewe nzayivuga, nutavuga Imana babana bato n'abonka bazaguruka bavuga izina ry'Uwiteka, bavuga izina ry'Imana. Rero emera ureke ibyo ukiranirwa, ibyo urimo, aya mafuti yawe, ibyo byaha byawe, iryo shyari ryawe, urwo rwango rwawe, yaba waruzi kandi by'akanya gato. Ndakubwira ngo va muri ibyo. Uyu mwaka tugiye gutangira, uyu mwaka turimo gutangira ni umwaka wa 2024. Reka ibyo wibwira, mubwiye ko uyu ari umwaka w'imbabazi. Imana ikubabarire byakenewe byose, mbwiye Imana uti Imana ikubabarire, hanyuma dukomeze urugendo amahoro. Ariko njyewe narimo mbashimira cyane, mbabwira ko mwarakoze kutuba hafi, mwarakoze kuturera mu mwuka, mwarakoze kutuyobora muri byose. Twanyuze mu bintu byinshi. Tubifurije umwaka w'ishya n'ihirwe wa 2024. Narimo baburira muri urugendo turimo kugira ngo mureke speed, mureke umuvuduko mwinshi, abagendera amaguru, abatwara ibinyabiziga, abatwara imodoka, mureke speed, mugende ku rugero rwiza. Ndi kubaburira mbabwira ngo mwirinde impanuka. Erega no mu mwuka harimo impanuka. Mu mwuka habamo ibisitaza, mu mwuka habamo ingorane. Mu ibyo byose bigusitaza, izo ngorane zose uzirinde. Imbuzi yanjye ndimo mbaburira mbabwira ngo ibyo byose mubireke, maze uyu mwaka dutangiye wa 2024 urugendo rwanyu Imana izaruhire. Amen. Imana izaruhire kandi idushoboze. Abadukurikira bose kuri iyi channel Umubwiriza Online TV, ndababwira ngo Imana ibahe umugisha. Iyi channel iriho ku bwanyu, natwe turiho ku bwanyu, kuko Imana nimba dushizeho yadukora umurimo wayo. Ntabwo dukorera ibihembo uko bise bitekereza, ntabwo dukora nk'uko abantu babitekereza, ahubwo ibi byose tubikora kubw'umugambi w'Imana. Abaki bacu mwe twizere nta buryarya, twizere bizira gukora ibizira, twizere kuko ari Imana idushakaho. Ijambo ry'Imana avuga ngo naho navuga indimi nk'iz'amarayika, nkababwira ijambo ryose, navuga ndetse nkabasha no guhanura, ariko nafite urukundo, ibyo byose ni ubusa, ibyo byose ntacyo bimaze. Ni ukuvuga ngo byose ndi kubabwira ni byiza ko nababwira mu rukundo, nta muntu mutaje, nta muntu ndemereye, nta muntu mbashe gushyira agahato, nta muntu mbashe kuboha, kuko biravuga ngo twebwe turi imbohe za Kristo, ntabwo turi abacu ngo twigenge. Iri jambo ry'Imana rikatuyobora mu bumwe, mu bworoherane no mu rukundo. Niyo mpamvu agira ngo uyu mwaka ibyatambutse byose tubyibagirwe, hanyuma uyu mwaka turimo dutangiye, Imana izadukomeze kandi izadufashe, ituyobore muri uyu murimo. Ndayisaba ikirere cyiza cyo kubasha gusenga amasengesho nyagira ku Mana. Ndayisaba kugira ngo idushyire mu mwuka, dusenge mu kuri no mu mwuka. Ndasaba kugira ngo abakozi b'Imana, abagaragu b'Imana bose Imana haye umurimo, Imana ibahe ikirere cyiza kandi bayobore mu kuri no mu mwuka, kugira ngo inama bahawe kuragira bazaziragire mu rwuri rwiza, kandi Imana yazazigeze mu bwami ari nzima. Izivunitse muzunge, izicumbagira muzigenze buhoro, izibabaye muzihumurize, maze rata muzajye mu rwuri rwiza. Amagambo y'Imana baganizaga yari amagambo yo kubatangiza uyu mwaka, kugira ngo uyu mwaka tuwutangire turi mu rukundo no mu bumwe bw'Imana, no mu bw'Imana no mu bushake bwayo. Nabanza kugira ngo Imana abanye natwe uyu mwaka warangiye, nanone izaba ari natwe muri uyu mwaka dutangiye. Nshimira umufasha Imana yampaye, ni ukuri Imana yaraturinze twebwe n'umuryango wose. Nshimira Imana imiryango yaduhaye, barumuna banjye
ndetse n'imiryango yabo. Nshimira Imana imiryango waduhaye muri rusange mu itorero ryose ni umuryango wanjye. Ndashima Imana yampaye uyu muryango. Ni ukuri turi abantu aho twafuditse, tubaze imbabazi kugira ngo mutubabarire, kandi Imana tubabarire abo tutafashije mukumva ko bitagenze neza. Ntabwo turi Imana ngo twigabagabanyemo buri muntu wese tubashe kumugeraho, cyangwa buri muntu wese tubashe kumuha, cyangwa buri muntu wese tubashe kumufasha. Abo tutafashije turi abantu, mutwihanganire kandi mutubabarire. Wenda uyu mwaka ushobora kuba utaragenze neza, ariko umwaka ukurikiyeho mutubabarire. N'Imana tubabarire, wenda hamwe n'Imana bizagenda neza. Impamvu nari nshoje mbabwira ngo Imana yacu ibahereze umugisha, kandi Imana yacu ibashoboze, Imana yacu ibagire neza byose. Imana ibyishingire uyu mwaka wose, Imana yacu itwishingire muri uru rugendo. Intambara twanyuzemo Imana zidukize, ibibazo twanyuzemo Imana ibidukize muri uyu mwaka. Imana itwishingire muri byose. Niyo mpamvu nshoje mbabwira ngo Imana yacu ikomeze ibagire neza. Reka twumve kano karirimbo, hanyuma nyuma ya kano karirimbo turadusoje. Ariko icyifuzo cyanjye n'umugambi wanjye ni kugira ngo Imana ibakomereze ubuzima buzira umuze. Imana izabarinde kurwara, Imana izabarinde ibibazo byose muri uyu mwaka. Imana ibafashe kandi ibahereze umugisha, umwaka w'amahoro n'umugisha. kandi ni ukuri tuzatumbagira mu bicu, tuzamusanganira, tuzamubona umwami twakoreye, tuzabana nawe ubuziraherezo. Branham wongeye tuzamubona, igihe nawe tuzamubona, abatubanjirije bose bagiye tuzababona, banjye bagiye tuzamubona, Yohana tuzamubona, Ayobo nzamuhobera, nzitegereza Stefano, mubwira ati Stefano we, kwihangana wagize, nanjye nzamwitegereza, vuga ati burya kwizera bisaba kwihangana, kwizera kwacu kuzarenga ibicu, imibiri yacu izahindurwa, tuzasanganira umwami wacu mu kirere, dusanganire
umwami wacu. Amen. Kwizera kwacu kuzarenga ibicu n'ukuri, imibiri yacu izahindurwa, tuzajya twambara umubiri mushya utandukanye n'uyu mubona, dusanganire umwami wacu mu kirere. Dusoreje aha ngaha, Imana ibakomeze kandi ibahereze umugisha. Bye.